Nongeye kubasuhuza, nge nitwa Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni Twidagadure TV show. Wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share na comment, ufungure inzogera kugira ujye ubona notification y'ikiganiro gishyashya twaporodinze kuri iyi YouTube channel yacu. Kandi nawe tubana umunsi ku munsi, ndagushimiye wibuke gukora like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko namenyereje kubagezaho amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose. Yabaye inzira rero yo kubaka umuryango uhamye. Uyu ni Junior Giti rero bavugaga ko imyaka 9 ishize arushinze n'umugore we, yabaye imyaka myiza rero yo kumugaragaza nk'umugabo uhamye. Umugabo rero cyangwa se uyu mugabo w'umusobanuzi wa filime akaba n'umunyajyanama wa Chris Easy, Bugingo Boni uzwi nka Junior Giti, yagaragaje ko imyaka 9 ishize arushinze n'umugore we Umuhoza Ange yamubereye ishuri rikomeye ry'ubuzima, ryamwigishije byinshi ku kubaka urugo rurambye. Ku tariki nk'iyi mu mwaka w'2016 nibwo Junior Giti n'Umuhoza Ange bahamije isezerano ryo kubana akaramata. Kuri ubu rero imyaka 9 irashize bubatse ndetse bashinze umuryango ndetse banibarutse abana babiri. Mu kiganiro cyihariye rero na Inyarwanda, Junior Giti yavuze ko urugo rwabo rwashibutse ku myumvire yihariye buri wese yari afite ku buzima bwo kubana n'umugabo n'umugore. Yagize ati buriya rero igikomeye ni ukubaka, ni ukuba mwese muzi icyo mushaka rero ni ukugumana umuryango, ukagumaho ukabaho uhamye wishimye umeze neza. Niyo rero mushwanye mugomba kwiyunga nyuma yaho. Imyaka 9 rero ikwigisha ko nyuma ya byose na mbere yabyo icya mbere ari ukugumana. Yakomeje rasobanura ko kubaka urugo rutajegajega bidashingira ku byishimo biraho, ahubwo bishingira ku mwanzuro buri umwe afata wo kudasubira inyuma niyo ibihe byaba bibi cyangwa se bikaba byiza. Yagize ati uvuze ngo ni imyaka 9 y'uburyohe waba ugiye rero kubeshya abatararushinga. Intego nyamukuru nuko mwese mwafashe umwanzuro w'uko mugiye kubaka, nta kindi kibajyanye, ukawuvanga rero ukavuga uti uko byagenda kose nge simva hano hantu. Junior Giti yavuze ko ubwo yahamyaga isezerano rye yari akirwana no kubaka izina mu kazi ko gusobanura filime no gukorana n'abahanzi nk'uko akorana n'abahanzi harimo Chris Easy. Ariko rero umugore we akabyumva nk'akazi gafite umumaro. Ati yumvaga ko ari akazi gatanga umugati, agasigara mu rugo azi ko umugabo yagiye kuzana umugati. Nubwo rero akazi ke kamusaba gukorera mu bihugu bitandukanye, avuga ko ikintu cy'ingenzi ari ugusobanukirwa neza na gahunda y'umwe n'undi. Ati akazi kanjye ni gatandukanye n'ak'abandi, icyangombwa nuko rero twese tuba tuzi neza ibyo turimo. Junior Giti avuga ko kandi mukuru we Yanga watabarutse witabye Imana ikomeze imuhiruko ridashira, yamusabye ko narushinga azaharanira kurugumamo, atazajya yirukira hanze igihe rero habaye ibibazo. Ati yarazi iryo banga ryo kurushinga cyangwa se ryo kugira umuryango, ngewe ntaryo narinzi. Yambwiraga ati uko byagenda kose iyo nzu ntuzayisohokemo kuko nabo ugiye rero gusanga uzakomeza gushwana nabo uko byagenda kose kugeza musazanye. Junior Giti yavuze ko rero ari ayo magambo ya mukuru we
yamufashije rero gufata icyemezo gikomeye cyo kurwana ku rugo rwiwe kugeza rero n'ubu agihamya ko yari ahisemo neza. Ngenda bashimiye, nitwa Claude nk'ibisanzwe, nabagezagaho amakuru rero cyangwa se ikiganiro kivuga ku magambo Junior Giti yavuze ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Inyarwanda avuga ku kubana kwe n'umugore wiwe bamaranye imyaka 9 yose, akaba yaramubereye imyaka myiza, ariko anavuga ko mutagomba kumenya ko ari ibyishimo gusa, kuko habayemo n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko nk'umugabo akamenya kubyaranja. Kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye, nitwa Claude.